abagabo nabivuga ari abagabo ntabwo bamurongora ahubwo ni ubarongora neze neza kubera iki se umugore w'ingare se arumurongora ararongora ni nyiranzirongora n'itungo ni uvugwa noneho niba atari uvugwa ari unavuga n'umugabo nazi ari yese ko ari aho ngaho ari mu makarito ari mu masafuriya ari mu ntuza birashekeje kubera n'ababaje umugabo yagombye guhagarara ahagarara ku mugore yego ariko wahagarara gute tuzi ko yakurongoye barakurongora impamvu abagore bajya mu gikari niba unakeneye kumenya itandukaniro hagati yawe na Feredina ni iri ngiri Feredina ntabwo yafata umwanya wo kuza kuri kamera aje kuvuga amajwi no gusubizanya n'abagore ariko wowe dore ikigutesha agaciro kigaragaza ko n'ibyo Pastor Mutesi yavuze byari ukuri nuko wowe aho kujya aho guhugira mu byakubaka umuryango wawe niba ari n'inama cyangwa ari itorero n'abakristo bawe ngo bakomere uhugiye ku mugore w'abandi uramwita indaya yaraye iwawe wamirayeho umwita indaya ishingiye kuki no kubona umugabo witeretse umugore njyewe reka mbabwire sinshaka gusubizanya na Gabi niba mushaka Gabi ashaka ko dusubizanya akaba ashaka ko tuvugana yego araza muri shike aho nkorera yinjira koridoro aho dukorera mwambike ribaya mwambike sujipe n'akenda k'imbere k'abagore kariso n'ibinashoboka muhe na pade kotex mushyirireho natubere atege n'igitambaro tunamumakiye abagabo bamuherekeze tumuherekeje n'isi mu ruhando rw'abagore mumukore bride sham muduhereze tumwakire mu cyiciro cy'abagore rero mbabwira ikintu mpfa na Gabi Pastor Mutesi umva ruzingiye nanga y'umugore wa Steven Dodo na Mutesi na Steven bari Bujumbura noneho umuntu akata ifoto ya Dodo ifoto y'umugore wa Steven umuntu aza kwikataho asigazaho Mutesi na Steven bonyine gusa bicaye i Bujumbura ku mazi barya ubukeke wabyumvise neza iyo foto abanyamakuru ba Vitali b'Inemburo na ba Pastor barongera ngo iyo nkuru barayikoze na Pastor Fanny baribaza batese bwa bukwe burapfuye wabyumvise fata ya foto noneho mugize rukurije mbwira abantu bose babwize ukuri na procureur twarabimubwiye nabimubwira nabubwije ukuri na Mutesi yavuze ko aricyo twapfuye fata ya foto yohereza Rusagara kuki wahise uyimwohereza banza wumva se dore ko byagenze nahamagaye Mutesi ngo mubaze ese ibintu birimo biravuga mu itangazamakuru ko Membre na Vitali ni ukuri cyangwa se ukuri Mutesi ndamubuye namubuze urabyumva neza ndamubura noneho nyohereza Rusagara mu buryo bwo kumubaza kugira ngo menye amashaki yoma Rusagara ambwiye ngo niyo haza abagore abagabo 30 ngo ntibamukura kuri Mutesi ngo kereka hari ikindi kivutse runaka ubwe kakimenyera amakuru icyo kintu cyo cyatuma atandukana na Mutesi uravangureka mubaze niba amakuru yayimenyeye rero kamubaze niba ya makuru avugwa ari ukuri ni yarabanje nagira ngo menye niba ari ukuri arambwira ati nta yindi foto ufite iri yose twomona ari babiri ari we na Steven gusa nta foto yose waba ufite yenda iyi ngika abanyamakuru bashobora kuba bayikaseho nk'umuntu runaka ndavuga ni nta yindi foto giye mfite hashize amasaha umugabo ntiyicaye hashize amasaha 3 anyohereza ifoto iriho Mutesi na Steven n'umugore wa Steven Rusagara wabyumvise neza Rusagara ari kwihera ndavuga nti yo nariko ziko burya abantu batubura inkuru koko wabyumvise ubwo Rusagara yabibwiye Mutesi ntabwo bwakariye wamuhaye iyo foto none se ubundi kurode reka nkubaza ubundi wajyaga gufata ifoto ya Pastor Mutesi uyohereza Rusagara ugendereye iki niba nta kibi wari ugendereye niki cyatumye ufata iyo foto ukayohereza Rusagara
Yes, ibihe byiza kandi amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Kwizera TV, mwese mwakoze subscribe kuri YouTube channel kandi mwese mwahisemo kujya mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi Imana y'amahoro ibishimire cyane, irusheho kubagura muri byose mukora. Ni Mr Kwizera nk'ibisanzwe, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Muze twongere twinjire mu kibuga cy'ubusesenguzi, aho tuba tugiye kurebera hamwe kubiri kugarukwaho na benshi cyane kuri social media, ndetse natwe tugashiramo ubusesenguzi bwacu butoya cyane, ubundi tukimanukira agashya koko. So rero mbahaye ikaze, muze tubane muri iki kiganiro. Niba wowe utarakora subscribe yikore, kugira ngo uje urushaho kubona inkuru zacu cyangwa se ibiganiro byacu tubagezaho kuri YouTube channel yanyu. Ntabwo uyu mwanya tugiye kugaruka ku nkuru ya Mama Eric ndetse na Pastor Mutesi, ariko nayo mu masaha ari imbere turi buze kubatamo ikiganiro. Uyu munsi nakiriye amajwi ari furu ya Mama Eric ari gusaba imbabazi abantu bagiye batandukanye yahemukiye. Ibyo ngibyo tuzabigarukaho mu kiganiro ndaza kubagezaho mu masaha ari imbere. Ahubwo muri uyu mwanya tugiye kugaruka n'ubundi kuri Pastor Gaby ndetse na Pastor Claude, tugaruke kuri Pastor Mutesi, ndetse turaza no kunyura gato mu nkuru ya Vestina. Ni inkuru yagiye hanze ku munsi wo ku cyumweru, inkuru yatunguranye cyangwa se navuga ngo ni inkuru yabaye iyibyishimo ku bantu benshi cyane. Abumvise ayo makuru nyuma yuko ari yashize igihe tutumva amakuru ya Vestina, tutamenya iby'ubuzima bwiwe, ariko muzi ko mu biganiro nakoze ubushize cyangwa se nakoze mu bihe byatambutse nge nabahamirije ko Vestina atuye muri Canada, ariho asigaye ari, ndetse amakuru mfite ndibuze nanone kubagezaho nuko Vestina yamaze gufata icyemezo cyo kuba muri Canada by'igihe cyose azajya agera mu Rwanda kubera projet runaka zimuzanye, haba iza music yiwe n'umuvandimwe we cyangwa se n'izindi gahunda gusura umuryango, ariko yahisemo ko ubuzima bwe bugiye gukomereza muri Canada. Ndetse turagaruka no kubyo gutandukana n'umugabo we, dore ko nubwo yibarutse umwana, iyi saa tuvugana ntabwo Idrissa azi amakuru y'umwana yabyaye, nta foto ntaki, gusa turaza kubigarukaho. So rero mbaye ikaze, mureke dutangirire kuri iyi nkuru n'ubundi ya Vestina. Vestina ku munsi wo ku cyumweru nibwo amakuru yagiye hanze ahamya ko yabyaye cyangwa se yibarutse umwana w'umukobwa. Ni amakuru yashyizwe hanze n'umunyamakuru Kenny Rwanda Kinege, umunyamakuru wa igihe.com ndetse na Isibo Radio, niwe washyize ayo makuru hanze, avuga ko Vestina amaze kwibaruka umwana w'umukobwa mu kwezi kwa gatatu munangiro z'uko kwezi. Uyu munsi tuvugana umwana wa Vestina amaze kuzuza amezi abiri, yujuje amezi abiri. Gusa igitangaje suko Vestina yaba yarabyaye, kuko n'ubundi twari tubizi ko atwite. Ahubwo igitangaje muri iyi nkuru nuko Idrissa ubwe atazi amakuru y'umwana yabyaye. Ntabwo azi amakuru y'umwana yabyaye, nta foto, ntazi umwana we asute, kuko amakuru mfite mvana hafi y'abantu bakurikirana ibya Vestina cyangwa se bazi ubuzima Vestina abayemo muri Vancouver, Canada, avuga ko we na Idrissa bamaze gutandukana burundu, nkuko byashizwe hanze na Vestina nyir'ubwite muri post yashize kuri Instagram, nyuma bikarangira ayisibye yikuyeho. Ariko ibyo ngibyo ntabwo byari impamvu yuko ibyo yanditse atari wabyanditse bishaka. Rero Vestina yamaze gutandukana na Idrissa, nubwo abantu benshi kubyakira cyangwa se kubyumva bibagoye, ayo niyo makuru nge mfite. Yamaze gutandukana na Idrissa, ariko tuvuge ngo congratulation kuri Vestina, kandi tuvuge ngo wowe Imana ikomeze ikurindane n'umwana wawe. Ikindi gitangaje muri iyi nkuru cyangwa se abantu bagakombye kumenya nuko nyuma yuko Vestina asigaye muri Canada, umuziki we ndetse n'umuvandimwe wabaye nkusubiye inyuma cyane, kuko bisa naho bari kugendamo bigura intege. Kandi amakuru ngiye mfite nuko umuziki wabo kongera gukora cyangwa se kongera guhuza ngo bakore bizajya bigorana, bizajya bisaba imbaraga nyinshi cyane, kuko amakuru ava mu bamotari b'imihanda avuga ko Vestina yamaze guhitamo gukomereza ubuzima bwe muri Canada. Hari abantu benshi bagiye banyandikira ati se ko twumvise ngo Vestina yarabyaye ari muri Canada kandi atakibana n'umugabo we, ninde babana, ninde bari kumwe muri iyi minsi? Uwo bari kumwe si ngombwa, ashobora kuba ari kumwe n'inshuti
cyangwa se ari kumwe n'abantu babakundaga we na Dorokasi basigaranye nawe kugira ngo bamufashe bamwiteho ndetse abyare umwana ari muri kondisiyo imeze neza cyangwa se ahagaze neza kugira ngo umwana atazavuka afite ubuzima budahagaze neza. Rero ubwo Vestina twavuga ngo Imana ikomeze imurindane n'umwana we ndetse Imana ikomeze kubafasha cyane. Dore rero impamvu nyamukuru yatumye mvuga ngo tugiye kuganira kuri Pastor Gaby, Pastor Mutesi ndetse na Pastor Claude, ni impamvu zigiye zitandukanye tugiye kugarukaho, ariko mubanze munyemerere twumvane aya majwi. Turaza kumva amajwi ya Pastor Mutesi, twongere twumvane amajwi ya Pastor Gaby. Pastor Gaby ni umupasiteri nk'uko nawe bivugwa, ariko nje ndamutse mvuze ko imyitwarire yiwe ndetse n'uburyo ari kwigaragaza kuri social media bitamugaragaza nk'umupasiteri cyangwa se bimwambura indangagaciro z'abapasiteri, ntabwo naba mbeshye, ntabwo naba ngiye kure y'ukuri, kuko hari uburyo umuntu yitwara ukabona ko uburyo ari kwitwaramo si uburyo bumuhesha agaciro, ahubwo ni uburyo bumwambura icyubahiro afite, ni uburyo bumutesha agaciro mu buryo bweruye. Nabonye mu biganiro byose ari gukora, haba kuri channel ya Pastor Fanny official ndetse no ku zindi channel zigiye zitandukanye, nta wundi muntu yagize content ni Pastor Mutesi, ariko icyo bari gupfa ahanini ni amagambo Pastor Mutesi yatangaje mu kiganiro yakoreye ku Rugendo TV, ubwo yavugaga ngo Pastor Gaby nge ntacyo navugana nawe, nta nubwo nasubizanya nawe kuko atari umugore mugenzi wanjye, niba akeneye ko tuvugana azatege akora urugendo ansange muri shike, mwambike iribaya, mwambike ikariso, mwambike ijipo ndetse n'amwe mwambike na padi ndetse n'ibinarengaho, muhereze n'utunyonyo kugira ngo tuganire. Impamvu Pastor Mutesi yarabivuze ni nko kuvuga ngo ibyo akora ntabwo nge ndi kuri rwo kuba nasubizanya nawe, ni umuntu w'umugabo, niba atiyubaha nk'umugabo azavuge niba ari umugore nzasubizanye nawe. Ibyo turaza kubigarukaho, turaza gukina amajwi ya Pastor Mutesi. Ikindi turi bugarukeho kuri Pastor Claude, muzi ko mu minsi yashize Pastor Mutesi yakoreye ikiganiro ku Rugendo TV ndetse bahamagarira Pastor Claude, bibamo akantu kabaye ngo nk'ubwiyunge, ariko nge ntabwo nabonye ko Pastor Claude ashobotse, nta nubwo Pastor Claude ari wa muntu avuga ngo uzagirana ikibazo nawe ngo utegereze kwiyunga nawe ngo muzabana mu mahoro. Sinzi impamvu Pastor Mutesi atabona ko Pastor Claude ari ikibazo gikomeye mu buzima bwe, kandi Pastor Claude ni umuntu nge namaze kubona ko abayeho mu buzima bw'ubwihebe, abayeho nk'umuntu udafite ikintu na kimwe ahomba. So mureke tubanze twumvane aya majwi ya Gaby, umugabo wa Fanny, twumvane aya majwi. Abagabo nanabivuga ari abagabo ntabwo bamurongora, ahubwo ni ubarongora. Meze neza. Kubera iki se umugore w'ingare se ari umurongora? Ararongora ni nyiranzirongora n'itungo, ni uvugwa. Noneho niba atari uvugwa ari unavuga n'umugabo nazi, ari yese ko ari aho ngaho ari mu makarito, ari mu masafuriya, ari mu ntuza. Birashekeje kubera n'ababaje. Umugabo yagombye guhagarara, ahagarara ku mugore, yego, ariko wahagarara gute tuzi ko yakurongoye? Barakurongora. Impamvu abagore bajya mu gikari. Ayo ni amajwi ya Gaby y'ibyo yatangaje kuri Pastor Mutesi. Mu by'ukuri nivuga ko aba bantu biyita ngo ni abakozi b'Imana kuri social media bamaze kwambika isura mbi umurimo w'Imana ndetse n'izina ry'Imana, ntabwo naba mbeshye ndetse ntekereza ko ntaba ngiye kure y'ukuri, kuko biratangaje kubona umuntu w'umugabo nk'uyu nguyu uvuga ko ari umushumba, ndetse tunavuga iyo umushumba nuragira intama, bivuga ko afite n'intama aragiye, avuga amagambo nk'aya ngaya ku muntu w'umugabo wubatse urugo. Mu by'ukuri Pastor Gaby ashobora kuba azi ko ibyo ari gukora ibintu bizima. Nabonye ngo wabyise operasiyo yo kurwanya ikiri muri Pastor Mutesi, ariko ubanze making sure ko nawe ikikurimo ari cyiza, kuko ushobora kubabwira ngo uri kurwanya ikibi kiri muri Mutesi, ahubwo ari wowe ufite ikibi utabizi.
kuko icyambere nje ndibuvuge kabone naho ibyo waba uri kuvuga kuri Pastor Mutesi byaba ari ukuri byuko akoresha imbaraga z'umwijima, kabone naho byaba ari ukuri, ntabwo twe bitureba nk'abanyarwanda, kuko nawe nubwo uvuga ngo ukorera Imana nta bimenyetso bifatika cyangwa se bihari bigaragaza ko ukorera Imana. Uhereye muri aya magambo wavuze watangaje kuri Pastor Mutesi, navuga ko ntabwo uri umugabo wiyubaha, ndetse nubwo numvaga wihaye Ferdinand akwiye n'icyubahiro kirenze icyo wowe ukwiye, respect kuri we. Waravuze ngo ntabwo yaza ngo avuganire umugore we, ariko igisobanuro cy'umugabo suko aza gusubizanya n'abatatse umugore we cyangwa se suko yinjira mu matiku y'abagore. Igisobanuro cy'umugabo nureba inshingano z'urugo kandi akazitaho, akamekinga sure ko ibyo asabwa gukora mu rugo byose yagize ute yabikoze. Kabone naho Ferdinand yaba yasigaye mu rugo ari koza amasahani, nta n'icyaha mbona muri ibyo ngibyo watangaje. Warivuze umeze nk'uri sheria cyangwa se nk'uwishimiye ibyo uri kuvuga, ariko niba nabikora ni umugabo uzi agaciro k'urugo rwe cyangwa se k'umugore we, ndetse ni ikimenyetso cy'uko yubaha umugore babana. Ntabwo abikora kuko ari inganzwa, abikora kuko ahaye agaciro umugore we bashakanye. Wowe uri muri ba bagabo bumva ko kuba wagira ikintu ufasha umugore mu rugo ari ikosa, ariko uribeshya. Kandi igitangaje ngere kabite nawe mubwira, nta n'inganzwa urajya kwita Ferdinand ngo ni inganzwa, ariko nta nganzwa ikuruta. Urita Ferdinand ngo ni inganzwa, ariko nawe banza urebe ngo abantu bagufata ute. Ese ubundi uri gutangaza kuri Pastor Mutesi abantu bari kukubona ute? Abantu bari kukwakira ute? Aha ni handi ndagaruka avuga se ubundi wamugani wa Pastor Mutesi ntibari ukwiye ko wakwambikwa iribaya ukajya gukorana ibiganiro mugasubizanya. Uri kujya guhamagara Ferdinand ngo aze kuri social media ngasubizanye namwe, wibwira ngo Ferdinand afite ibindi ahugiyemo, afite ibindi ari gukora, afite izindi nshingano, afite akazi kamuhugije, ari bize mu gushaka ibyakubaka umuryango we, ntabwo afite umwanya wo kuza muri ubwo bujejwa bwanyu. Ntabwo afite nta time afite kuza muri ubwo bugori cyangwa se muri ubwo bujejwa mwe murimo. Ari bize no gutekereza icyatuma umuryango we ubaho neza. Nawe yaba yasigaye ari koza ibyombo, ndamushimira ko ni umugabo uzi agaciro ko kubaka urugo. Utagira ngo waramusereje ahubwo wowe warisereje ubwawe, niwarangiza ngo uri umupasitori. Nibyo nyine banza wumve ibigambo uri guhuragura muri iyi minsi, ibigambo uri gusohora kuri Pastor Mutesi, ni indaya, ni Yezebeli, ni niba wumva ko agaciro kawe cyangwa se ikikubwira umugabo ari uko uza gusubizanya n'abavuze ku mugore wawe, uribeshya. Ikigaragara cyerekanye imiti nabikubwira, nta nubwo uri ku rwego rwo kuba wapfundura udushumi tw'inkweto za Ferdinand. Ese ubundi Ferdinand kujya kumuzana muri ayo majwe muri ubwo butiku bwanyu kadasanzwe akoresha social media, mwe mutuzwe na social media, ariko Ferdinand afite ibindi bimubeshejeho. Kandi uzarebe na Pastor Mutesi ntabwo aza kuri YouTube kuko aje gukora ibintu ari imutunze ari hanze amaso, afite ibindi bintu runaka agize ute ahugiyemo. Ikindi reka twumvane aya majwi ya Pastor Mutesi. Abantu bumvise biriya bintu Pastor Mutesi yavuze kuri Gaby, nekereza ko kari n'akantu kakaswe n'umuntu kubera impamvu runaka yaragendereye. Ariko mbere yuko utera komantere cyangwa utanga komantere yawe, jya ubanza wumve impamvu umuntu yavuze bya bintu yavuze. Pastor Mutesi avuga kuri Gaby, kabanze nkina ya majwi kugira ngo mubyumve neza. Bicarana nawo barabyanga. Amaze kuntuka, mwa bantu mwe nimureba kuri social media, sindatuka umugabo wa Fani, sindatuka Fani.
njyewe nagiye nakira mesaje z'abantu bambwira genda uvuga neza ntabwo nzakuvuga neza ndakuzi uri umunyarwandakazi ndakumugabo turaga mwita ikigoryi tubatse icyo kitubatse ibimusora ntabwo bibona genda umugore wagabura umugore wanjye umugore wa Feredini ubundi reka mbabaza ku Pastor Fani nawe abashaka kwigira umwere ushaka kwigira umuntu nyine utari mu isi ngo umugore wa Gabi ni umugore wa Feredina. Yawe ese ubundi reka mbabaza kubanza abantu benshi muba mwumva ko kuba ufite umugabo biguhindura igitangaza. Hari n'abadafite abagabo babayeho kandi bubatse ubuzima bwabo, ahubwo uwo mugabo mubanye mu buhe buryo? Uwo mugabo uza kutubwira umufata ute? Nicyo twe duha agaciro. Wa mubyeyi we w'umugabo w'umupasiteri, reka mbabwire buriya ishyano riga ricitse umurizo, ishyano riraguye. Ubundi kubona abagore bavuga yego basubizanya ni ibintu byoroshye. Aha ngaha rero Pastor Mutesi yahereye avuga by'amagambo mwumve neza. Ariko no kubona umugabo witeretse umugore, njyewe reka mbabwire sinshaka gusubizanya na Gabi. Niba mushaka Gabi ashaka ko dusubizanya, akaba ashaka ko tuvugana, yego araza muri shike aho nkorera, yinjira koridoro aho dukorera, mwambike ribaya, mwambike sujipe n'akenda k'imbere k'abagore kariso n'ibinashoboka muhe na pade kotex, mushyirireho na tubere, atege n'igitambaro tunamumakiye, abagabo bamuherekeze, tumuherekeje neza mu ruhando rw'abagore, mumukore bridal shower, mumuduhereze tumwakire mu cyiciro cy'abagore. Rero mbabwira ikintu mpfa na Gabi. Pastor Mutesi abantu sinzi impamvu mwamuhinduye umuntu mubi cyangwa se mwagaragaje ko yavuze ibintu bibi yatukanye. Ntabwo yatukanye, we yavuze ko adafite umwanya wo kuba yasubizanya na Gabi kuko ari umugabo, ni umugore, Gabi ni umugabo. Niba akeneye ko basubizanya nagende yambare ibimuhindura umugore, baze basubizanye. Ntabwo yigeze avuga ngo yaramututse, ntiyigeze amwita umugore. Yaravuze ati niba ukeneye ko njye nawe dusubizanye aricyo ushaka, genda wambare ibiguhindura umugore uze dusubizanye. Ariko se ubundi koko tuvugisha ukuri, aya ni amagambo yava mu kanwa k'umugabo avuga umugabo mugenzi we utigeze agira icyo amuvugaho. Ese kuvuga ngo Pastor Mutesi ngo abagabo banye nabo ngo yarabarongoye, buriya wowe ntabwo warongowe, wowe ubivuga. Umva aya magambo umubyeyi niba ari amagambo yava mu kanwa k'umugabo noneho birenzeho uvuga ngo ni umushumba, uvuga ngo ni umupasitori. Ntabwo bamurongora ahubwo niwe ubarongora. kubera iki se umugore w'ingare se arumurongora, ararongora ni nyiranzirongora n'itungo, niwe uvugwa. Noneho niba atari uvugwa ari yose ko ari aho ngaho ari mu makarito, ari mu masafuriya, ari mu ntuza. Birashekeje ko biranababaje. Umugabo yagombye guhagarara agahagarara ku mugore, yego, ariko wahagarara gute tuzi ko yakurongoye, barakurongoye? Ese ubundi Gabi reka mubaze, guhagarara ku mugore wabwiraga Feredina ni ukuhe? Guhagarara ku mugore wabwiraga Feredina ni ukuhe? Ko aza muri social media agasubizanya n'umugore wawe, nicyo wari ukeneye. Ese ibyo bimuhereza icyubahiro? We ashobora kuba kumuhagararaho uvuga atari ko abona, agahugira mu bindi bikorwa bihesha umugore w'agaciro kurusha uko araza kukamwambura asubizanya n'umugore wawe. Pastor mwana, ubundi reka mbabwire none mwumve impamvu njye nababaye, mwumve amagambo yatangarije kuri Rukundo Empire. N'abantu njye ntabwo nkora ibi biganiro kuko nshaka guhindura
nshaka guhindura Pastor Mutesi umwere, ahubwo ngiye nkora ibiganiro ngendeye kukiriho nikiri kuvugwa. Aya magambo uzongera kumbona uyu mugabo yatangaje kuri Pastor Mutesi ni amagambo ari gusubiramo inshuro nyinshi, ariko ndagira ngo nkubwire, uri kwibwira ko ibyo uri gukora ari ibintu bizima, ariko uri kwiyambura agaciro. Niba uri n'umupasiteri, niba uri n'umupasitori ufite abakristo uyoboye ushumbye bakugira inama, ibintu urimo ni umwanda, ntabwo ari ibintu by'umuntu nkawe. Ibintu urimo ni umwanda, ntabwo ari ibintu by'umuntu nkawe. Niba unakeneye kumenya itandukaniro riri hagati yawe na Feredina, ni iri ngiri. Feredina ntabwo yafata umwanya wo kuza kuri kamera aje kuvuga amanjwe no gusubizanya n'abagore, ariko wowe dore ikigutesha agaciro kigaragaza ko n'ibyo Pastor Mutesi yavuze byari ukuri, nuko wowe aho guhugira mu byakubaka umuryango wawe, niba ari n'inama cyangwa ari itorero n'abakristo bawe ngo bakomere, uhugiye ku mugore w'abandi, uramwita indaya yaraye iwawe, wamirayeho, umwita indaya ishingiye kuki? kuzonga n'abandi mufatanya, Imana yanga uburaya. Ntabwo rero icyubahiro nje kugikura mu barangi. Ayo mazina ntoki rero niyagendana, wavuze ngo yagabi ngo yazanye mu ntoki ngo yaba ari ku rurimi. Shakira yantumiye, nawe ndamwitaba, nawe ndamukoreye kuko ndavugana n'imyuka. Bishyize hamwe, ari umwuka mubi nawo. Hari ugeze ko hari wavuze ngo ni igobe, ry'intuza igobe ry'abadivorce. Ntabwo nje kugikura mu barangi, ahubwo njye navuze ko uwo muntu ukatwerera abandi n'uwirukanye rugana intwari. Baramunukiye urumva ni bya bindi ufata ugashaka kubitwerera abandi, ko rugana intwari niyo baje gufatira irembo. Ijambo rero reka mvuge kuri icyo kintu ariko icyo ngicyo cy'amazirantoki icyo arashaka kukikuraho, kuko yakibuze muri audio za mbere yuko umugabo yasaga amakariso anuka ngo yavuye ku musego yikubita aho ngaho. Niba yaramunuki ngo yikuramo urushyi rwiza ngo aranumuzinga ngo abona inyenyeri, ngo agarutse ngo amuzinga urundi amugaruza urundi, aravuga ngo Yesu ko wapfiriye abantu genda apfira iki? Urugo yahise ruvamo. Babuloni izasenyuka. Bikambabaza icyubahiro kiri muri uyu mugabo ari gutangaza ni ibi. None nanjye kugira ngo nkwereke ko n'uwo muntu uri kuvugaho akurenza, shano yanyu mukora ibindi biganiro mutavuga Pastor Mutesi, urebe ko birakwinjiriza. Pastor Mutesi uri kuza witwaje ngo uri kumwandagaza, niwe utunze cano yanyu. Niba mukeneye kugaragaza ko mu murenzi, ni mukora indi content itarimo izina rye, turebe ubwo buhanga bwanyu naho murenzi ahariho. Yabi uri umupasiteri kandi njye nubaha abapasitori, ariko uko ukomeza kugenda utera intambwe ijya imbere, uri kugenda witesha agaciro. Wari uzi n'ikindi? Nabonye wavuze ngo na Shakira ngo uramuziye. Niba udakeneye kubona wandagaye kuri iyi social media, kuri iyi mihanda, wirinde kugira n'ikintu na kimwe uvuga kuri Shakira. Shakira atandukanye na Mutesi. Mutesi wamuvuga akakureka, Shakira we suko nguko yakwandagaza, ukamenya aho ukwiye kubarizwa, barwana ngo n'imyuka mibi. Ese ahubwo waba ufite imyuka mibi iri kurwanya umwuka mwiza? Waba ufite ahubwo waba ari wowe wuzuye imyuka mibi iri kurwanya umwuka mwiza? Ese ubundi abanyarwanda tuzasobanuka ryari? Abanyarwanda tuzatera imbere ryari? Tuzasirimuka ryari mu mutwe? Aho umuntu ufite icyo aturusha uteye imbere tuzajya tumubonamo ko ibyo afite yabikuye ikuzimu, ibyo afite ni abarangi,
uri gusenga bikagenda neza akorana n'imyuka y'abarangi, uri gukora ibitangaza imbaraga yazikuye mu bapfumu, yazikuye ikuzimu. Ni ryari tuzabona ko hari ibyiza bikorwa kandi bigakorwa atari ko abandi bantu atari ko abantu bihisha inyuma y'imbaraga z'umwijima? Ni ryari tuzabibona? Abantu bansubize muri comment, ni ryari tuzabona ibyo bintu? Ngaho komeza wisiga ayo mazirantoki uvuga izina rya Pastor Mutesi, ukomeze wisiga umwanda, aho gufata Bibiliya ngo ubwirize intama ushumbye, uzibwire iby'ijambo ry'Imana, wuriye umugore w'undi mugabo. Ahubwo buri kugaragaza uwo uriwe nuko ufatwa mu rugo iwawe, kuko utaje ngo usubizanye na Pastor Mutesi ntabwo umugore yakwemera kuryama mu cyumba, nta n'ijambo wagira iwawe mu rugo. Nicyo buri kugaragaza. Ntabwo ibyo ukora ubikora nkawe, ubikora kuko utegetswe kuba wabikora. Ntabwo ubikora mu bushake bwawe, ubikora ku bw'itegeko ry'uwo mubanye. Reka Gabito muveho tuze n'ubundi kuri Pastor Mutesi. Pastor Mutesi, niba ukunda umugabo wawe ari we Feredina, umuha n'agaciro ndetse umwubaha, shaka ikintu cyari cyo cyose cyagutandukanya n'umugabo witwa Pastor Claude. Ntabwo ndi bujye mu biganiro yakoze ngo nzana amajwi ye, ariko Pastor Claude uwo ari we ntabwo ari umuntu kwifuriza icyiza uko byagenda kose. Dore impamvu. Ibi ni Pastor Claude ubwe wabyivugiye, ndirinda kugira ikintu mvuga ntarakina amajwi ye kugira ngo icyo cyangwa kuvuga nkivuge. Abigishwa be arabwira ngo muraboneye ariko si mwese, natwe rero turaboneye ariko si twese. Ikindi cya kabiri, mu ntama ntabwo hajya haburamo ibirura. Hagati ya Mutesi na Fani na Gabrieli harimo ikirura. Kada wowe urebesheje amaso ubona ari ikihe kirura? Ni ikirura gishaka kurya intama. Ni Pastor Mutesi. Pastor Mutesi ni wa mudamu udashobora gukora ikintu nta nyungu ifatika afata mu ntoki abona. Pastor Mutesi ni wa muntu udashobora kuruha bagutura umutwaro. Mutesi afite imandwa yitwa Nyirakagenza, imugendaho. Nawe urayifite kuro, nawe urayifite itakoroheye. Ariko Nyirakagenza ikamubwira ngo ndakugenza connection. Nyirakagenza imandwa Nyirakagenza igahita ikata connection. Ahubwo mu kanya ndasoza nkarabira mu kiganiro, kubera ko ninjoro namubwiye ngo do you love Pastor Mutesi, do you love me? Ngo I love, arabwira ngo arankunda. Iryo jambo yavuze rero naraye nabuze ibitotsi. Wabyumvise neza? Uwo mwuka ntukurikirane rwose mubaye inshuti, akubwira ko agukunda. Baneze umutego na Nepo. Iyo baza ko ikiganiro bakoze bari bakoze na Nepo, Mutesi ikiganiro yakoranye na Nepo, iyo mbimenye hagaje umuntu ubwira ati havuze nibi bari guhamagara nka nakuru. Ariko n'ubundi ntabyarenze. Pastor Mutesi umva aho ruzingiye nanga y'umugore wa Steven Dodo na Mutesi na Steven bari Bujumbura. None umuntu akata ifoto ya Dodo, ifoto y'umugore wa Steven, umuntu aza kwikataho asigazaho Mutesi na Steven bonyine gusa bicaye i Bujumbura ku mazi barya ubukeke. Wabyumvise neza? Iyo foto abanyamakuru ba Vitali b'Imemburo na ba Pasi barongera ngo iyo nkuru barayikoze na Pastor Fani, baribaza batese bwa bukwe burapfuye. Wabyumvise? Fata ya foto noneho mugize ukuri, mbwira abantu bose babwize ukuri, na procureur twarabimubwiye nabibubwiye ukuri. Na Mutesi yavuze ko ari cyo twapfuye. Fata ya foto yohereza Rusagara.
kuki wahise uyimwohereza banza wumve se dore uko byagenze. Nahamagaye Mutesi ngo mubaze ese ibi bintu birimo biravuga mu itangazamakuru ko Membura Mavitari ni ukuri cyangwa si ukuri. Ntiyagufata. Mutesi ndamuboya namubuze. Urabyumva neza ndamubura. Noneho nyohereza Rusagara mu buryo bwo kumubaza kugira ngo menye amashaki y'inyuma. Rusagara ambwiye ngo niyo haza abagore abagabo 30 ngo ntibamukura kuri Mutesi ngo kereka hari ikindi kivutse runaka. Ubwe kakimenyera amakuru. Yego. Icyo kintu cyo cyatuma atandukana na Mutesi. uravuga ngo reka mubaze niba n'amakuru yayimenyeye rero Kamubaze niba aya makuru Yayimenye. avugwa ari ukuri. Ni oya nabanje nagira ngo menye niba ari ukuri. Arambwira ati nta yindi foto ufite iri yose tukombona ari babiri ari we na Steven gusa. Nta foto yose waba ufite yenda iyi ngiki abanyamakuru bashobora kuba bayikaseho nk'umuntu runaka. Ndavuga ni nta yindi foto ngiye mfite. Hashize amasaha umugabo ntiyicaye. Hashize amasaha 3 anyohereza ifoto iriho Mutesi na Steven n'umugore wa Steven. Rusagara Wabyumvise neza? Rusagara bari kwihera Ndavuga nti yo ntariko ziko burya abantu batubura inkuru koko. Wabyumvise? Ubwo Rusagara bibwiye Mutesi abo bwakaryo wamuhaye iyo foto. none se ubundi Claude reka nkubaze, ubundi wajyaga gufata ifoto ya Pastor Mutesi uyohereza Rusagara ugendereye iki? Niba nta kibi wari ugendereye niki cyatumye ufata iyo foto ukayohereza Rusagara? None uwo muntu wakoze ibyo bintu washatse kwica umubano wa Rusagara na Pastor Mutesi. Niba Mutesi yumva ko akeneye kwiyunga nawe ngo babumwe. Kandi Claude kubwe iyo umurebye ubona ko icyatuma Pastor Mutesi abura amahoro mu buzima kibonetse akibonye yagikora. Ngereka mbwire Pastor Mutesi iri jambo ni naryo rya nyuma. Claude si umuntu wo gukurura ubuzima bwawe niba udashaka gutesha agaciro umugabo wawe Feredina. Bora iki niganiro yashize amasaha 5 agishizeho, ariko niba udashaka gutesha agaciro umugabo wa Feredina itandukanye n'uyu mugabo. Ibyo bintu ngo byibwiyunge ngo bivemo si ibintu byawe bivemo. Mugire ibihe byiza kandi mugire amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Kwizera TV. Mwese twari kumwe muri iki kiganiro ndabashimiye. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Shalom shalom.